Alo, iyo ni Guillaume Rutembesa muri kuvugana. Ndimo kubabwira ko nabafunguriye channel yitwa Rutembesa TV. Rutembesa TV akaba ari na blog nakoze yitwa rutembesatv.blogspot.com. Aho mvayo musanga amatutorials ku bintu byinshi bitandukanye cyane cyane byo muri technology, computing, electronics, n'ibijyanye n'ama mobile phones. Iyo channel ikazajya itangwamo tutorials mu Kinyarwanda, ariko akaba atari n'amatutorials gusa, ahubwo tukazatugeraho gushyiraho n'ibiganiro bitandukanye ku inama muri Kigali biba byifashe no mu Rwanda muri rusange. Ari ibyo nabagezaho. Nanone mukabazaba mufite gusuggestinga tutorials mushaka, ushyiraho comment hasi kuvuga ati mugiye ndashaka tutorial kuri iki n'iki. Ndumva ari ibyo. Nabereka gatoya turi kuri net, nabereka channel iyo ariyo n'uburyo accessinga, nabereka niyo blog n'uburyo wa accessinga. Murakoze. Channel yo iri kuri YouTube, youtube.com// n'akaboga ingamye, youtube.com/Rutembesa TV. youtube.com/Rutembesa TV. Hano nta videos na zimwe zirajyaho, ariko mu kanya ziraba zatangiye kugeraho. Niyo channel muzajya musangaho amatutorials. Nkaba naberekana blog, iri muri blogspot. Nkaba natinye mbasobanurira akaba ari website wafunguzamo blog ni uko wavuga ko website gatoya gafite indi domain. Akambereke blog ikaba ari Rutembesa TV.blogspot.com. Iyo nayo mukazaba mushobora gusangaho tutorials ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Ngiye gukorera kuri YouTube kabisa. Yafungutse ifite title yitwa Rutembesa Beyond TV. Nta post zirajyaho, ariko mu gihe gito ziraba ziriho nyinshi cyane. Facebook yanjye nkabona ba link kuri Facebook, wabasha kugira icyambwira akaba yambwira. facebook.com/Rutembesa. Uri login ino tujyaho tugera bitavuga, ariko ananaje na profile picture. Murakoze.